sinabona ukuntu nabivuga. Yego. Byari bibi cyane, n'ubuzima bubi navuga ko ari bubi cyane. Yego. Kuko n'ubuzima ubamo wibwira yuko wenda ibyo ngibyo byibura nubibona biri buguhesha amahoro. Yego. Cyane ko najyaga nkunda no wenda iby'ubwo bugingo byagiragaho bikaza nk'uko nageze nk'aho hantu bapfishije. Nkumva ariko hakaba hari ikindi kintu kiganje imbere nabaga numva wenda gishobora kumpa amahoro. Yego wenda nkumva nibansengera ngo nabona inzu, ndabona abana beza, ndabona imodoka, mbese nasengeraga ubutunzi bw'isi cyane. Numva ubwo butunzi nimbubona hari wenda nakumva nezerewe. Ariko nyamara ikintu cyantangazaga nutwo nabonaga kakanya nahitaga nifuza utundi, nahoranaga nta mahoro nari mfite. Ntago byigeze ibyo bintu bimesha amahoro n'umunsi wa rimwe. N'ikindi kintu kimwe yakoze nagombaga ngewe gupfa. Nagombaga gupfa igihano cy'iteka ryose kuko nari naraciriweho iteka muri Adamu. Kristo rero amaze kuza yaraje amaze kunyuziriza uko gukiranuka kose ngewe nasabwaga, amaze kwereka Imana yuko byose abinshoboreye, arangije apfa n'igihano ngewe nagombaga gupfa. Amaze gupfa igihano nagombaga gupfa, yazutse ari uwera, yazukanye ubugingo. Aho numvisha ibyo byose kari ngewe yabikoreraga. Numva nari ndi kumwe nawe igihe yapfaga. Numva igihe azuka yazutse ari muzima. Numva nanjye niho nongeye kubonera ubuzima kuko nari maze kwizera ibyo ngibyo Imana yakoze. Maze kwizera ibyo bintu. Yego. Yewe ngenda ntuje, ngenda nezerewe, ntaruba impanuka busahiyi. Hari ukuntu umuntu yagendaga yagera mu nzira yakumva hari ikintu kigiye kuba nk'ikirupfu, kumva ubwoba burakwishe. Ubu ngenda nemye. Ikindi kintu cyabaye impinduka mu buzima bwanjye nyanshimira Imana nuko nahise noneho nyurwa n'ukondi. Nahise noneho mbona ya mahoro yose nakubwiye nari narabuze. Ya mahoro natangiye nkubwira nari narabuze. Igisubizo cyahise kiza, mbona byose muri Kristo Yesu harimo ibisubizo byuzuye 100%. Amen. Turabasuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu, mwe mukurikira ivugabutumwa dukorera kuri channel Ijuruntirikorerwa TV. Turabasuhuje cyane kandi turabashimira kubera ko ni ku bwanyu turi hano kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana. Tubashimira kandi kubera ko tuzi neza ko kuri YouTube cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga muri rusange haba hari byinshi mwakurikira, ariko rero guhitamo gukurikira ubutumwa bwiza nanone navuga ko mwahisemo neza. Mukomeze musangize ibiganiro byacu inshuti zanyu kugira ngo mu by'ukuri n'abandi bamenye aya makuru mwamenye. Mukande subscribe kubera ko bikomeza kuboneka, ibiganiro bikomeza kuza ari byinshi. Ubwo rero ubwo bihoraho byaba byiza nawe ukande subscribe kugira ngo uko tubishyizeho ubashe kumenya ko byagezeho, hanyuma ubikurikire ukomeze wunguke cyane ko uko wunguka nawe ni kubona n'ibyo wakoresha wungura abandi. Nk'uko mubibona rero uyu munsi dufite umutumirwa kuri kamera zacu mudasanzwe mubona mu biganiro, ariko twashimye ko uyu munsi nawe abaganiriza kugira ngo ubuhamya bwe bw'agakiza cyangwa se urugendo rwe rw'agakiza rube rwagufasha nawe udukurikiye. Ubwo rero twamuha ikaze noneho akabasuhuza akabibwira, hanyuma tugakomeza ikiganiro ariko mwamumenye. Ni karibu uribwira abadukurikiye, ubabwira amazina yawe hanyuma bakumenye, noneho dukurikizeho ikiganiro kirambuye ariko abuganiriza bamajije kukumenya. Ni karibu cyane. Yego murakoze. Nanjye nishimiye ko munyakiriye. Yego. Amazina ku mubiri no gusenga Rehema. Naturutse mu karere ka Ngoma, murenge wa Remera. Haba nanjye
nifuje kubagezaho cyangwa kubasangiza kuhamya bwanjye bw'ukuntu nacishijwe bw'ukuntu nakiriye imbabazi z'Imana. Yego rwose. Yego murakoze. Yego. Waruvuze ikintu cyiza. Uravuze ngo amazina yanjye cyangwa se izina ryanjye ku mubiri. Ese ubwo ntushatse kuvuga ko wenda hari irindi zina ufite ritari ryo ku mubiri? Yego. Mpamvu nari mvuze gutyo nuko nyine amazina ku bw'umubiri, ariko hari n'andi mazina, niyo mpamvu nari mvuze ku bw'umubiri. Yego. Andi mazina yuko ndi uwera, ndi umuziranenge, ndi umutagatifu, ntago ngawe imbere y'Imana, kuko nakuweho nyine kuba nakitwa ayo mazina yo ku mubiri. Ntabwo irindi zina ryiza ari naryo nari nkeneye, izina ryiza ry'uko ndi umutagatifu mu maso y'Imana. Yego rwose. Aha, uvuze ikintu gikomeye cyane. Yego. Uwera. Yego, umuziranenge. Umuziranenge, umutagatifu, umuntu utagawa mu maso y'Imana. Mu maso y'Imana. Yego. Ni ikintu gikomeye ngira ngo tuze guha umwanya uhagije. Yego. Nyine wo kugisobanura. Ndagira ngo ariko mbere yuko tugera ku gisobanuro cy'ukuntu uri uwera, yego, umutagatifu, utagawa mu maso y'Imana, yego, tubanze turebe ese mu by'ukuri niko wavutse umeze cyangwa hari n'ikindi gihe wabayeho utari uwera, utari umutagatifu, utari utagawa? Yego murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo hari igihe kinini nabayeho maze ku isi, nabayeho ndi umunyabyaha, nabayeho ntari uwera. Yego. Narabayeho ntari umuziranenge. Yego. Bitewe nuko nyine naje kumenya amakuru, yego, yuko natandukanijwe n'Imana muri Adamu. Yego. Kuko Adamu, ni ukuvuga ngo Adamu yakoze icyaha. Amaze gukora icyaha, abantu bose babarwaho ibyaha. Yego. Nanjye rero ayo makuru nza kuyamenya ko burya ndi umunyabyaha. Yego. Kwa Adamu yabazweho icyaha, yakoze icyaha, abantu inyoko muntu yose yo mu isi n'abazabaho n'ababayeho bose bakaba babaye icyaha nyine kubw'iyo nkomoko yo muri Adamu. Ayo makuru rero naje kuyamenya ko natandukanijwe n'Imana muri Adamu, Adamu yakoze icyaha, nanjye nkaba mbaye umunyabyaha. Nuko ngirirwa amahirwe yo kumenya ayo makuru. Noneho nza kumenya n'andi makuru yuko Imana yiyunze natwe muri Kristo Yesu. Mbere yo kumenya amakuru yuko Imana yiyunze nawe, wabanje kumenya ko wabaye umunyabyaha. Yego. Ariko kubera inkomoko yawe yo kuri Adamu. Yego. Hanyuma mu by'ukuri byari bigutwaye iki cyangwa wiyumva gute mu kuba wari umunyabyaha? Yego. Ni ukuvuga ngo nari mbayeho mu buzima bwanjye, nari mbayeho ubuzima bubi. Nari mbayeho ubuzima kuva igihe cyose nibuka cy'ubuzima bwanjye. Nari mbayeho numva ko nyine numva nakora ibintu bishimisha Imana. Nari mbayeho numva ko nyine nazajya mu ijuru. Ariko nkumva hari uruhare umuntu yabigiramo kugira ngo azabone ijuru. Nari mbayeho nyine nshaka gukiranuka, numva yuko ibintu byose umuntu akora ari byo byamuhesha ijuru, ariko nkumva ibyo byiza umuntu akora ko ari byo byamuhesha ijuru. Yego. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Yego. Ntabwo ibintu umuntu akora byamuhesha ijuru, kuko twatandukanijwe n'Imana muri Adamu. Yego. Tuba tubazweho ibyaha, abantu bari mu isi bose tuba tubazweho ibyaha. Yego. Noneho maze kubimenya, ndangije nibwo nahise niyumva icyo ndicyo. Wahise umenya ko uri umunyabyaha? Nahise menya ko ndi umunyabyaha. Mu by'ukuri se icyo gihe menya ko n'ibyo bintu byose nakoraga, byose nakoraga, n'ibyo byose natekerezaga, ntitamenya yuko ari icyaha kimbamo. Nta n'uruhare nge nabigizemo kugira ngo bimbe, ariko nisanze nyine numvisha ayo makuru kandi koko mbona nibyo. Wamaze nk'imyaka ingahe uri umunyabyaha? Namaze imyaka 20. Maze imyaka 20 ndi umunyabyaha. Uri umunyabyaha? Yego. Mu mutima wiyumva gute
wiyumva gute? Ni ikihe kibazo by'ukuri wumva gufite mu mutima? Ikibazo nagiraga muvandimwe ni ikibazo cy'ubwoba. Nahoranaga ubwoba budashira, nahoranaga ubwoba bw'ibibaye, nk'uko nari mbayeho. Mporana ubwoba bw'akantu kakoma nkumva ndatitiye, mbese nta hantu nari mpagaze, kuko buri hantu hose nisangaga, yewe icyo nabonaga cyose nicyo nakoraga cyose, nahoraga nta mutima mfite utekanye, nahoraga numva hari ikintu mbura mu mubiri wanjye. Yego. Wagiraga ubwoba bwinshi? Nagiraga ubwoba bwinshi rwose, ubwoba bukanyica, kandi Mana nta n'ikintu kirenze cyabaye, ariko nkahorana ubwoba, nkahora numva nyine cyane cyane. Nk'urugero, nk'ubwoba najyaga nkunda kugira cyane ni nk'ubwoba bw'urupfu. Ubwoba bw'urupfu rwose nabaga numva, najyaga mbona abantu bapfuye, nkibaza ati se ubu ngubu pfuye aka kanya nanjye nkabona nyine, nkumva afite ubwoba bwo kujya hariya ahantu bari abantu baba bagiye, kuko nabaga mvuga ati nabaga mbona ari ahantu habi cyane. Ubwo bwoba rero nkabuhorana, ariko ubwo bwoba bwaturukaga n'ubundi ko ndi umunyabyaha. Ariko se buriya by'ukuri watinyaga kujya abantu bapfuye, nko gutinya wenda gushyirwa mu mva, cyangwa hari ikindi kintu wumva gutinya cyakurikira nyuma y'urupfu? Ni ukuvuga ngo nahorana ubwoba, kuko urumva iyo umuntu yapfuye nyine nk'uko bivuze, umubiri we nyine urashyingurwa ukagira aho ushyirwa. Ariko nicyo cyaguteraga ubwoba, cyangwa hari ikindi cyabaga gihishe muri icyo? Ikintu cyanteraga ubwoba gihishe muri ibyo ngibyo ni iki? Narumvaga, najyaga numva ijambo ngo iyo umuntu apfuye, ngo nari narabyumvisheho nyine, ngo iyo umuntu apfuye ngo hari aho Satani ijyana, ngo hari n'abo Imana ijyana. Noneho njyewe nahoranaga ubwoba mvuga ngo urugero nk'icyaha iyo cyambonekagaho, icyaha kikambonekaho, kuko nabaga mvuga ati se ubu mpfuye naba nkikihannye. Nubwo bwoba nahoranaga, bati se ubu nk'ubu ngubu urupfa aka kanya ruje maze gukora kino cyaha, ubwo se naba ngiye mu muriro? Naho nari mfite ubwoba nyine bwo kubona abagiye, nanjye nkavuga ati bari njyewe byagenda gute? Nyine mpora mfite ubwo bwoba bw'uko ntazi ngo naba ntemeranya, mvuga ati igihe kikagira hakaba ari igihe navuga ngo nakihana, wenda Imana izampaye akanya ko kuba nakihana ibyaha byose. Ariko mu by'ukuri ubwo bwoba nibwo nahoranaga, kandi ubwo bwoba ntabwo bwigeze bushira, bwarakomezaga bukaza, nkumva n'ubundi ije nabo nkajya nsaba Imana ngo byibura yampa n'akanya gato ko kwiyeza, ko kwihana ibyaha byose, kugira ngo wenda njye hahandi bamwe bapfa bakajya mu ijuru, ntajya hahandi bamwe bapfa bakajya mu muriro. Nuko nari meze, nuko nari nibereyeho. None se mu myaka 22 hari igihe wenda wigeze ugira n'igihe gitoya, nubwo izo nzira zo kugerageza kwikiranura n'Imana washoboraga kuzikoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko buryo umuntu wese icyo kibazo abagifite, kandi nta kigumana gutyo, ashakisha uko yakumva cyakemuka. Ese hari igihe na rimwe wigeze wumva umutima wawe uguhaye amahoro ku buryo uvuga uti noneho aka kanya pe mpfuye najya mu ijuru? Yewe muvandi, naba mbeshya aho ngaho. Nta munsi nigeze numva ko mpfuye najya mu ijuru, kuko nabaga numva ngo urareba ugacumura, watekereza ugacumura, kandi mu by'ukuri njyewe hari ibintu byari byarananiye no kwikuraho, mpora kandi mbyihana nkavuga ngo ndabiretse, ariko bikanga kumvaho pe. Ubwo urumva rero naragerageza ku kanya ko nta munsi n'umwe nigeze numva mfite umutima utekanye umbwira ngo aka kanya upfuye waba ugiye mu ijuru, kuko baravuga ngo nta cyaha kizajya mu ijuru. Ese niba nta cyaha kizajya mu ijuru, haba mpora mbyibona, najyaga nihana wenda ikintu cyo kubeshya, habatireka nihane nk'ikintu cyo kubeshya, nkajya no mu rusengero nkagihana, nkarira, nkumva ko nyine icyo kintu nkumva kirambangamira mu buzima bwanjye, kiri kuntandukanya n'Imana cyane. Nubwo hari ibindi nabaga nirengagije, ariko icyo nicyo najyaga nkunda kwihana cyane.
ariko ikintu cyantangazaga natangazwaga nuko nabaga mvuyeyo ako kanya yewe sinanamenyaga igihe nabeshyeye nahitaga mbyibuka nayo ndagikoze nkumva n'ubundi nahita nsubirayo nkahora muri urwo ruhangararo nkahora muri ako kajagari ko guhora mvuga ngo ndihana icyo gihe nyine uhora uvuga ngo iherezo ryanjye ni irihe waribuze n'ubwo buzima mbese nari mbayemo. Ariko ndagira ngo wenda tunafashe n'abadukurikira yego kuko mu buryo busanzwe usanga abantu benshi ari uko bameze bahora bihana bahora biyeza yego ariko ntibagera aho ngo bumve ko bejejwe ntago bajya bumva bejejwe bumve ko imitima yabo noneho ituje nkuko nanjye nari meze nkuko wari umeze noneho ariko mw'iryo yihana no mw'iryo yiyeza yego nanone abantu bagahanurirwa Imana iguhaye umugabo Imana iguhaye umugore iguhaye visa iguhaye inzu n'ibindi nk'ibyo yego ndagira ngo umfashe gusobanura iki kintu yego uwari kuguhanurira ibyo byose cyane ko ntekereza ko batabuze no kugira ibyo baguhanurira yego byari guha amahoro ufite icyo kibazo mu mutima cy'uko upfuye warimbuka. Mba rero nkaho ngaho naho reka mpakusobanure muvandimwe ngiye ukuntu byari bimereye mbese sinabona ukuntu nabivuga. Yego byari bibi cyane n'ubuzima bubi navuga ko ari bubi cyane yego kuko n'ubuzima ubamo wibwira yuko wenda ibyo ngibyo byibura nubibona biri buguhesha amahoro yego cyane ko najyaga nkunda no wenda iby'ubwo bugingo byagiragaho bikaza nk'uko nageze nk'aho hantu bapfishije nkumva ariko hakaba hari ikindi kintu kiganje imbere nabaga numva wenda gishobora kumpa amahoro ego wenda nkumva nibansengera ngo nabone inzu ndabona abana beza ndabona imodoka mbese nasengeraga ubutunzi bw'isi cyane numva ubwo butunzi nimba ubona hari wenda nakumva nezerewe ariko nyamara ikintu cyantangazaga n'utwo nabonaga akakanya nahitaga nifuza utundi nahoranaga nta mahoro nari mfite ntago byigeze ibyo bintu bimesha amahoro n'umunsi wa rimwe kandi ibyo bintu nabaga nabisengeye nakobotse mvuga ngo nibyo biri mu mpamahoro wenda sinavuga ko byose nabibonye byo nasabaga ariko byo nari maze kubona byo nibwiraga ko byampa amahoro naho nta mahoro nigeze mbona. Urakoze cyane. Ntayo nigeze mbona rwose ahubwo nahoraga nyine igitima cyahoraga kidunda numva hari ibindi nshaka byampereza amahoro. Urumva rero muri ubwo buzima bwose nari mbayeho mu buzima bubi cyane nari mbayeho mu buzima bubi muri make ubwo ibyo abantu basengera ibyo abantu bahanurirwa ibyo abantu mbese bashakishiriza hirya no hino mu butayu mu byumba by'amasengesho bavuga bati yaba Imana yari iduhaye ibi bira nta mahoro birimo niyo wabibona nta mahoro bitanga niyo wabibona nta mahoro bitanga cyane ko nabibona n'ababibonye ntayo baba bafite ntayo baba bafite nawe ubwawe n'utkuba warabonye duke ntago tukunyura nicyo kikugaragariza ko n'ibyo ngibyo uzabona nta mahoro bizaguha. Ari nayo mpamvu abantu nk'abantu bankurikiye ikintu nakumva nababwira nuko ibyo bintu bari cyane ko abantu benshi urwo rujijo barurimo cyane urujijo rwo kumva ko niba bahanurira ibyo bijyanye n'irari ry'ibyisi ibitubona bigaragara nta mahoro bazigera babiboneramo n'ikimenyimenyi bazirebe mu byo bamaze kubona bumve ko byiburaho bamaze guhagarara bumva buzuye ko babonye amahoro bazisuzume babirebe ntayo muvandi ntayo byonyine barebere ku byo bamaze kubona byibura babirebereho babirebe umuntu wese unkurikiye azabireba arebe ati byibura ibyo maze kubona mu byo wenda n'ibyo bampanuriye wenda n'ibyo wenda naba narasabye Imana uretse ko n'icyo ari ikinyoma Imana iba yarapangiye umuntu bizamutunga kuva avutse kugeza ashaje nubwo yabibona nubwo wenda hari utwamaze kubona narebe kutwo tuntu twamuhesheje amahoro kandi ndabizi baba bafite ari byinshi ariko nta mahoro bafite nibisuzume barebe ko batagihangayikishijwe n'ikintu kimwe. Urakoze cyane. Muri Yesaya 57:21 haravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Yego. Mu yandi magambo nta mahoro y'abanyabyaha. Ntayo pe. Icyo ni ikintu kiranga kuri umunyabyaha ubundi. Kubura amahoro nicyo kiranga kuri umunyabyaha. Kubura amahoro kandi umuntu arebeye inyuma yabona wagira ngo
nta kibazo ufite ariko mu mutima wawe ni wowe ubyibwira muvandi ni wowe ubyibwira umutima wawe ni wo wa mbere uguhamiriza ko nta mahoro ufite kandi koko niyo use ngo urayabonye ariko ni ntayo ni hafi ya ntayo nayisaza wenda ukabubonye nk'akantu ugahita uvuga ukishima ariko nyamara ni ibintu biba nko guhumbya bikaba birabuze ugatangira ugasubira mu mubabaro nicyo kiranga rero umuntu w'umunyabyaha yego noneho uza kumenya rero ko noneho burya n'ubunyabyaha bwawe budakomoka ku byo ukora kwa kubeshya wavuze yego ahubwo ko bifite ahandi bikomoka waje kumenya ko bikomoka hehe ibyo bintu rero nagiriwe amahirwe niko navuga ibyo bintu bikomoka kuri Adamu wakoze icyaha Adamu yamara gukora icyaha kuko ni ukuvuga ngo ubundi Imana ijya kurema yaremye isi n'ijuru irema ibintu byose irangije irema Adamu na Eva imaze kubarema ibashyira muri paradizo imaze kubashyira muri paradizo biberaho mu buzima bwiza bari bibereyeho mu buzima bwiza badatekereza bari bibereyeho bafite amahoro nyine noneho ariko muri ubwo aha hantu Imana yari yarabahaye kuba yarabatoranyije hari heza cyane ariko Imana yaje kubaha itegeko Adamu na Eva ibaha itegeko ibereka ibintu byose by'aho hantu yari yarabahaye irababwira ati ibiti byo muri iyi ngobyi byose mwemereye kubiryaho ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi nimukiryaho no gupfa muzapfa kandi harimo n'ijambo rivuga muri Bibiliya biranditse ngo wowe n'abagukomokaho mwese muzaba muciriweho iteka ni ukuvuga ngo iryo tegeko Imana yarihaye Adamu na Eva ariko nubwo yaribahaye bantu bankurikiye mu byumve neza nk'ayo magambo mvuze mbere yari yababwiye ngo n'abagukomokaho mwese muzacirwaho iteka kandi ngo nimukiryaho no gupfa muzapfa Adamu rero icyo giti ntago yigeze kuzaza we na Eva bakiriyeho kukiryaho gusa urumva ko urupfu rwahise ruza kuko n'ubundi Imana ibyo yavuze bigomba gusohora ibyo bintu Imana yari yarabivuze yaravuze ko no gupfa bazapfa kandi wowe n'abagukomokaho mwese muzaba muciriweho iteka ubwo ni ukuvuga ngo abantu bose bakomoka kuri Adamu bose n'abazabaho n'ababayeho bose bari bamaze gucirwaho iteka kandi bari bamaze gupfa urwo rupfu n'ubundi Imana yari yarabasezeranyije ese ikigaragara nuko bapfuye ndetse banahagaze Imana icyo gihe yabibabwiye ngo no gupfa muzapfa bamaze kukiryaho ntago bigaragara nk'uko wenda bahise bapfa ngo bashyingure gutya ariko bari kureba ariko bahita bapfa bahise bapfa uruhagaze ngaho rero ubwo Imana aho hantu impamvu nahumvishe cyane ngo yari yarababwiye ngo nimurya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi bivuze ngo iki igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi urumva nta bwenge bivuze ngo nta bwenge Adamu yari afite bwo kumenya ngo iki ni cyiza cyangwa ngo iki ngiki ni kibi nta bwenge yari afite bwo kubimenya urumva ariko ako kanya yahise apfa urupfu rwo kumenya ubwenge apfa urupfu rwo kumenya icyiza ahita apfa urupfu rwo kumenya ikibi kandi ubwo ni inyoko muntu yose n'abazamukomokaho kuko Imana n'ubundi yari yabyanditse kandi yari yanabibabwiye ibyo nta kabuza rero byabayeho muvandimwe rero naho ngaho icyaha cyaturutse ku muntu uwo ari we wese uri kunyumva n'uwiyizi mbese wibonaho ibyaha bigiye bitandukanye ntagire ngo hari ikindi cyabimuteye n'urwo rupfu nyine Adamu nuko kutumvira Imana kwa Adamu kwatumye n'ubundi nawe amera gutyo kuko ntawe Imana yigeze ikuramo ngo ivuge ngo we n'abagukomokaho mwese ngo ariko ntago bazaba barimo yavuze bose ubwo n'isi yose ubwo nanjye nahise niyumva rero nisangamo mitamenya rero ubunyabyaha bwanjye ahantu buturuka menya ko Adamu yabikoze nyine akamenya ubwenge menya ko ibyiza n'ibibi nkora byose byaturutse kuri cya giti Adamu yariyeho byose bindanga ko ndi umunyabyaha nk'iki kintu cyandanze ko ndi umunyabyaha nibyo rwose numva rwose ndabyumvishe noneho nibwo niyumvishe neza uwo ndi we niyumvisha neza kwa kubeshyaho guturuka niyumvisha neza mbese najyaga nkora nyine kuva kera mu buzima bwanjye nari umuntu ugira impuhwe nkumva ninyura ku muntu babaye cyane kuko icyaha rwose umuntu arakivukana cyane nkanyura ku muntu babaye nkumva
ningira utwo mufasha wenda Imana hari ukuntu yambona. Ariko nyamara n'ibyo bintu nakoraga namenye ko byose byakomotse kuri icyo giti cy'ubwo bwenge buri kumpa ibyo bintu byo gukora ibyo ngibyo. Menya ko ibyiza n'ibibi byose nkora byose bituruka kuri cya giti, kuko icyo giti nyine naho twese twanduriye kandi byaratwokamye twese. Naho rero ubunyabyaha bwaturutse, menya naho icyaha cyaturutse. Urakoze cyane. Yego. Umenya icyaha mu mizi bitandukanye no kuvuga ngo nabeshye, natukanye, nakoze n'ibindi nk'ibyo, aho gusanga na bya bindi witaga byiza nabyo bihwanye n'ibibi. Ni wowe wabivuze neza ngo n'ibyo mwagerageje gukiranukamo byose ngo n'ubushwambagara bufite ibizinga. Njye ariko ahantu nabyumvishe neza ngo igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Harimo icyiza, harimo ikibi. Bivuze ngo umuntu arangwa n'ibintu ibyo, arangwa n'icyiza akarangwa n'ikibi, ariko byose ni icyaha imbere y'Imana. Ariko ngewe hagati aho nkaba narumvaga wenda utwiza nkora ari tw'Imana, numva ari two twiza si icyaha, nkamenya ngo nabeshye nkumva nicyo cyaha. Ariyo mpamvu nageragezaga kumva nakireka, ariko nabwo bikanga nkahama muri icyo gihirahiro, kuko ntarinzi ngo byagenze gute. Muri make ubwo bimwe abantu bihana bavuga bati nibyo byaha, baba birengagije ko n'ibyiza byabo nabyo ari bibi, ko nabyo bihwanye na bya bibi bakoze, ko ikibakwiriye mu by'ukuri ari igihano cy'urupfu rw'iteka, kuko n'Imana yari yarabivuze no gupfa muzapfa, kandi icyo barabikoze koko. Nibyo rira jambo waruvuze riba muri Yesaya 64:5 ko n'ibyo umuntu yakiranutsemo byose ngo n'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. N'ibyo umuntu yakiranutsemo byose n'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Mpita numva noneho na bya bindi byose ni igiti cy'ubwenge, igiti Adamu nyine yariyeho cyanyokamye, cyankurikiranye, cyo kuba naramenye icyiza, menya ko na cya cyiza nakoraga nibwira ngo wenda cyampingutse imbere y'Imana, wenda Imana ikaba yambona neza, menya ko nacyo ari icyaha imbere y'Imana. Mpita menya ko ari ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Ibaze nawe ubwo bushwambagara kujya kuburata imbere y'Imana wibwira ngo nibwo uzakujyana mu ijuru. Muvandi ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu bigoye kujya kurata ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Ni ubushwambagara nyine Imana yampaye kubimenya ko ari ubushwambagara bufite ibizinga. None umaze gushoberwa se, umenye ko no mu byiza byawe witaga gukiranuka, ko burya hatarimo inzira yakugeza mu ijuru, nta nzira. None waje kumenya ko icyakurokora ari iki? Maze kumenya ibyo byose rero, maze kumenya aho ubunyabyaha bwanjye bushingiye, maze kumva ncitse intege, mbese navuga ko nari maze kwibura mbuze inzira, nibwo Imana yangiriye neza nyine n'ubuntu bwayo, ari nabwo mpagaze ahampamya, ari nabwo nyishimira n'abanyumva bose. Mw'iryo jambo ngo nk'uko icyaha cyazanywe n'umuntu umwe mu isi kigatuma abantu benshi bacirwaho iteka, ni bose, ngo ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe gihesha abenshi ubugingo buhoraho. Ayo magambo ari mu Baroma mu gice cya 5 umurongo wa 18 n'uwa 19. Aho hantu rero yewe njye nanabibwirwaga nanabisomerwa rega, ariko gusa nkanabyumva cyane, kuko nyine urumva icyo cyaha cyazanye n'umuntu nari namaze kucyumva, ariko noneho nza kugirirwa amahirwe menya uko gutsindishirizwa kwazanywe n'umuntu umwe. Uko gutsindishirizwa rero byaturutse kuki? Ni ukuvuga ngo urabona ko twari tumaze gucirwaho iteka, Imana twari twaramaze gutandukanywa n'Imana muri Adamu, ariko Imana yongeye kutugirira ubuntu, kuko Imana nyine yari yarakunze abari mu isi cyane, ikabakunda urukundo ruhebuje, ntago yabaretse gusa, ntago yigeze ibatabonyine. Yashatse rero indi nzira yakongera gutuma umuntu yongera guhura n'Imana. Aho hantu rwose nariyumvishe cyane, kuko nanjye ndi umuntu kandi umuntu w'umunyabyaha. Noneho habayeho ikintu kimwe cy'Imana yakoze kugira ngo ihuze umuntu n'Imana, nayo nyine Imana irangije yohereza Kristo Yesu, ari we ndi guhamya ubu n'aka kanya, ari we ndi kuvuga.
Kristo Yesu yaje mu isi ariko ntabwo yigeze aza nk'umuntu, ntabwo kuko yaza nk'umuntu ntabwo yari kunkiza. Iyo ni inzira nyine ngira ngo mbwira abantu Imana yaciye mu buryo bwo kugira ngo mbwire umuntu uburyo Imana yongeye Imana yongeye uburyo nyine Yesu yongeye kuduhuza n'Imana. Umuntu yumva uburyo Imana yongeye kumwigarurira, nk'uko nanjye nagiriwe amahirwe nkabyumva uburyo Imana yanyigaruriye. Ni ukuvuga ngo hari amagambo nshaka ko twifashisha. Yego. Mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto. Yego rwose. Ni igice cya 5 ubwo umurongo wa 19. Yego. Avuga ngo umurongo wa 19. Wa 19 aravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, ngo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Twongere tujye ku wa 21 havuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Yego, aha hantu rero hajya hanshimisha cyane, hakomeza kumva navuga uburyo Imana yiyunze natwe. Ni ukuvuga ngo habayeho ikintu gikomeye cyane, habaye ikintu gikomeye cyane kugira ngo umuntu acungurwe, kugira ngo umuntu yongere ahure n'Imana. Icyo kintu cyabayeho rero ni ku bushake bw'Imana, ni no ku buntu bw'Imana. Imana yohereje Kristo Yesu, imaze kumwohereza aza mu isi, ariko ntago yavutse nk'umunyabyaha. Urumva ntago yavutse nk'uko njye navutse, kuko njye nari umunyabyaha. Kristo amaze kuza mbese yavutse ari Imana, ni umwana w'Imana nyine, kuko ntago yavutse nk'umuntu, yavutse nk'umwana w'Imana nyine. Murabizi ukuntu Mariya yamubyaye, avuka atarasamanywe icyaha. Amaze kuvuka, urumva we ubwo ataramaze kuvuka nk'umunyabyaha, nta nubwo yagombaga kubaho ubuzima bw'ubunyabyaha. We yabayeho ubuzima bwiza, abaho ubuzima budakora icyaha, abaho ubuzima bwo kumvira Imana 100%. Ariko nyamara we yahindutse icyaha ku bwanjye. Urumva mbese nabivuga nkaho yakoze ikintu bita ingurane. Yakoze ikintu bita ingurane. We nta cyaha yavukanye, ariko yahindutse icyaha ku bwanjye. Yahindutse icyaha igihe yigiraga umuntu. Mpita niyumva rero ngewe uburyo Kristo yahindutse icyaha. Noneho hano bavuga ngo kugira ngo muri we ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ni ukuvuga ngo uko gukiranuka kw'Imana twahindutse ntago ari ukwacu, kandi uko gukiranuka kw'Imana Kristo yarakugaragaje. Kristo yarakugaragaje 100%. Bibiri muvuga ko nta cyaha yigeze akora, ngo nta n'uburiganya bwamubonetseho. Yabayeho ari imfura yujuje ibyangombwa byose umuntu yasabwaga. Dore ko umuntu byari byaramunaniye gukora ibyo nyine Imana yashakaga, kandi ko yari yamaze no gutandukanywa n'Imana. Cyane ko Imana yari yaneretse umuntu uburyo atabishobora. Imana iha umuntu amategeko, ariko ntago yigeze yashobora, yaramunaniye. Kristo rero yaraje ibyo byose arabikora. Ngirirwa amahirwe yo kumva yuko Kristo ibyo bintu ari ngewe yabikoreraga. Mbese buri kantu kose yakoze, kuko we urumva yari yimereye neza aho yarari, ariko nta yindi misiyo yari imuzanye. Misiyo yari imuzanye yari yo kugira ngo ngewe Rehema ankize. Kristo arangije araza arakiranuka 100%, akora ibyiza bishimwa n'Imana 100%. Ariko mu by'ukuri ibyo bintu nahise niyumva uburyo urwo rukundo rwo kunkiza rwari rumuzanye. Ari nayo mpamvu sayi kugira ngo ari ibintu umuntu agomba ngewe nahaye agaciro cyane bikanankiza. Aricyo kintu ndi gukomeza ndi kuvuga. Kristo amaze gukora ibyo bintu byose, hari n'ikindi kintu kimwe yakoze nagombaga ngewe gupfa. Nagombaga gupfa igihano cy'iteka ryose, kuko nari naraciriweho iteka muri Adamu. Kristo rero amaze kuza, yaraje amaze kunyuziriza uko gukiranuka kose ngewe nasabwaga. Amaze kwereka Imana yuko byose abinshoboreye, arangije apfa n'igihano ngewe nagombaga gupfa. Amaze gupfa igihano nagombaga gupfa, yazutse ari uwera, yazukanye ubugingo. Aho numvisha ibyo byose kari ngewe yabikoreraga. Numva nari ndi kumwe nawe igihe yapfaga. Numva igihe yazutse ari muzima. Numva nanjye niho nongeye kubonera ubuzima, kuko nari maze kwizera ibyo ngibyo Imana yakoze. Kuko nyamuvandi ikintu nyine navuga nuko nibyo byose nyine byari byaramaze kunanira. Ayo mategeko yari yarananiye.
kubahiriza mbese iby'Imana yashakaga byari byaranze. Ntabwo mbese Imana yabishyizeho mbese ibizi ko ntazabikora, ariko byari ukugira ngo n'abantu bankurikiye nimumenye agaciro k'amaraso ya Kristo, ikintu yakoze. Muha agaciro umwana w'Imana ko yakoze ikintu gikomeye cyatumye twongera kwiyunga n'Imana. Ni nayo nzira muvandi Imana yaciye yo kugira ngo umuntu azajye mu ijuru. Nta yindi nzira ntiyabonekera muri ayo mategeko, ntiyabonekera. Iyo nzira ibonekera muri urwo rukundo rw'ibintu Yesu yakoze, rw'urwo rupfu yapfuye, kugira ngo noneho muri urwo rupfu yapfuye ariho ngiye mbonera ubugingo. Ibyo rero nta kindi ngewe nta gukora byansabye, ahubwo byansabye kwizera ibyo bintu, kubyakirana umutima ukunze nkabyiyumvamo. Muntu sinzi ahantu handitse ngo umutima niwe wizeza ukabarwaho gukiranuka. Abaroma 10:10 ngo umutima ni w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Ibyo bintu narabyakiriye, numva ni ibintu mpaye agaciro, atari bya bindi nirirwaga mvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Icyo kintu nari naragikuranye nkizi mu mutwe, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo bintu nkabiririmba namvaye nkajya, ariko ibyo bintu ntabwo byari byakankijije. Niho rero nagiye menya uburyo Imana yakunze abari mu isi cyane, niho nagiye menya noneho uburyo Imana yiyunze n'umuntu. Uwo muntu ari ngiye wari umunyabyaha, ikaza ikambara umubiri w'icyaha kugira ngo niyambara ngo yafashe utarigeze kugira icyaha, imurindura kuba icyaha ku bwacu, ngo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Muvandi umukiranutsi kuko nambaye gukiranuka kw'Imana. Uko gukiranuka kw'Imana Yesu yarakujuje neza, nta n'akantu na kamwe yigeze yica. Yarakujuje, arakuzuza, arangije ateraho kashe, arabyuzuza pe. Arambwira ati ngaho wowe munyabyaha, ngibi do ibyari bikunaniye ngibi ndabikoze, wowe byakire gusa. Mbese ni nko kwakira Imana, nkakubwira ati wenda iyakirira kakame. Nukakira karagukiza, ariko nutakakira karakwica. Nuko rero nakiriye impano y'Imana nyine. Iyo mpano rero nta yindi ni Kristo Yesu, kumwakira atari bya bindi ngo nakiriye ngo Kristo nk'umwami n'umukiza, nyamara bakubaza ngo uruwera, ngo reka ngo ariko ngo ndi umwana w'Imana. Nukuri mbabwiza ukuri, nta mwana w'Imana utari uwera, nta mwana w'Imana utari umukiranutsi, nta mwana w'Imana utari umuziranenge, kuko umwana w'Imana nta cyaha kigeze kimubonekaho, kandi umwana w'Imana ni Kristo Yesu. Iyo umaze kumwizera ubarwaho ibintu byose yagukoreye, naho ari we wabikoze, ukaba wambaye gukiranuka kuzuye kw'Imana, ukagenda wemye, uko gukiranuka akaba ariko kuzana kugeza hehe mu ijuru. Yego. Umaze kwizera ibyo, hahindutse iki noneho mu mutima wawe? Umva, ubu ndamahoro. Ubu maze kwizera ibyo bintu, yewe ngenda ntuje, ngenda nezerewe, ntaruba impanuka busahiyi. Hari ukuntu umuntu yagendaga yagera mu nzira yakumva hari ikintu kigiye kuba nk'ikirupfu, kumva ubwoba burakwishe. Ubu ngenda nemye. Ikindi kintu cyabaye impinduka mu buzima bwanjye, nshimira Imana, nuko nahise noneho nyurwa n'ukondi. Nahise noneho mbona ya mahoro yose nakubwiye nari narabuze, ya mahoro natangiye nkubwira nari narabuze. Igisubizo cyahise kiza, mbona byose muri Kristo Yesu harimo ibisubizo byuzuye 100%. Bya bindi byose wakekaga, bya bindi byose wirirwa gusaba byarakwimye amahoro, byose uhita ubibonera muri Kristo Yesu. Ukumva ko nyiri Imana yakubyaye bwa kabiri, ukumva ko uri gukontororwa n'Imana, ukumva ko aho yakujyanye araho, ukumva ko yaguhindukije araho. Bibe mu byo tubona muri iyi si, ahantu buhagaze nyine uba uri kumwe n'Imana, uba uri kumwe n'Imana. Ni nayo mpamvu rero uba ufite amahoro, nta mutima ugucira urubanza. Mbese ibaza ariko kuba uriho uzi kuri umwana w'Imana ni ibintu mbese n'umwana wa perezida ahantu anyuze arakangarana, abantu bagakangarana, ariko ibaza umwana w'Imana ni ikintu gikomeye. Kuba ndi umwana w'Imana, kuba nzi ngo mfite papa, mbese yandutiye byose. Umva nsigaye mbaho ntuje, nezerewe mu bibaho byose, ndaryama nkasinzira. Mbese mbayeho mu buzima bwiza bwo nari narabuze. Ndamahoro, umutima wanjye wuzuye amahoro, umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Mbese ntago nabona uburyo nabivuga.
nabivuga kuko nyine nifitiye amahoro. Nifitiye amahoro rwose. Ijambo rya nyuma wabwira umuntu uzakurikira kino kiganiro cyawe? Ijambo rya nyuma nabwira uyu umuntu uri bukurikirana iki kiganiro, ntuzagikurikirana, ntuzagira ikintu nabwira abantu. Mbese ryasigaye mu mutima wumva udashaka kujyana? Numva ntajyana. Nyamuneka nimwiyunge n'Imana, nimwiyunge n'Imana muri Kristo Yesu. Nukuri ubwo bwiyunge burahari, kandi ubwo bwiyunge nibwo buzabahesha amahoro. Ubwo bwiyunge bw'Imana nibwo buzabaha ikintu mwari mwarabuze mu mitima yanyu. Nukuri niyo waba ufite indege, niyo wazayigira, uzisuzuma urebe nta mahoro, nta mahoro, nta mahoro umuntu nta mahoro uzigera ugira. Ariko nyamara turabahenda mu kimbo cya Kristo ngo mwiyunge n'Imana. Mwiyunge n'Imana nibwo muzabona igisubizo cy'ubuzima bwose mubayemo. Mwiyunge n'Imana nibwo mutazavuga ngo ubuse mfuye najya mu ijuru, ngo cyangwa ngo ntago najya mu ijuru. Icyo nicyo kintu gikomeye umuntu akeneye, nicyo kintu gikomeye ndi gutangaza aka kanya, ngo umuntu uzanyumva wese niyiyunge n'Imana muri Kristo Yesu. Imbabazi umva turi gutangaza imbabazi, turi kuzivuga nyine kuko imbabazi twarazibonye. Muvandi hari igihe umuntu avuga ngo Imana yatugiriye imbabazi, ugahita wumva nyine nk'umuntu ashatse kuvuga ko umubwiye ngo noneho ngo nkora ibyo nishakiye. Erega n'ubundi byakora bikora bibwirijwe nande. Wari uzi ko mbere yo kumva izo mbabazi nabanza yisuzuma arebe ko ntabyo agira, n'ubundi agabwa bigira mbere yuko akora izo mbabazi, kandi abikora ntawe ubimubwirije, akabikora nta n'uruhare nawe ubwe yabigizemo, sibyo? Ariko ni mwiyunge n'Imana. Nukuri Kristo yatanze imbabazi. Kristo ntago azongera nk'abantu bavuga ngo azakiramo tolerance, ntago azongera gutanga imbabazi. Turi kubitangaza ubu ngo nibakira imbabazi, nibakire kadi Imana yatanze, bibera amahoro. Mbese ni nabwo bazabona na bya bindi bihanaga ko bitazagenda. Imana izagenda ibibakiza bo nta nuhare babigizemo, kuko Imana iyo yamaze kukubyara ikorera muri wowe, ntago ari wowe ukora. Kandi Imana ntago ikorera mu munyabyaha. Niyo mpamvu uhora uvuga ngo ndi umunyabyaha kuri ubu n'igihe nzapfira, uzahora uriwe. Ariko umwana w'Imana aba ari umwana w'Imana kuko aba ari gukontororwa n'Imana, kandi Imana ikontorora neza. Papa kontorora neza, arera neza, ni umubyeyi mwiza cyane. Nicyo rero nabwira abantu. Ushoje uvuga ko na bya bindi ahubwo abantu bahora bihana, iyo wakiriye izo mbabazi z'iteka nabyo biragenda. Nukuri biragenda, biragenda kuko nyine ngewe ngenda mbyibonaho ukuntu nari meze, nkabona itandukaniro ry'ukuntu nari meze, nkahita mbona n'ubu ngubu ukuntu meze. Ubu ngubu rwose ndashimira ubuntu bw'Imana cyane. Ubuntu bw'Imana nukuri sinzi Pawulo niba yavuze ngo niba ngo gukiranuka kuzanwa n'amategeko, ngo Kristo yaba yarapfiriye. Mu Bagalatiya mu gice cya 2 umurongo wa 21. Yaho hantu biranditse ngo niba gukiranuka ngo kuzanwa n'amategeko, ngo Kristo yaba yarapfiriye ubusa. None se koko Kristo yapfiriye ubusa babipfobye? Kristo yarapfuye, ntago yapfiriye ubusa ku bantu bamaze kubimenya. Ariko muntu wiyumva ko uri umunyabyaha kuri ubu n'igihe uzapfira, muntu wiyumva ko utari uwera, muntu wiyumva ko utari umuziranenge, muntu wiyumva ko utari umutagatifu, utari umukiranutsi, nukuri ndakubwira yuko kandi ubyumve, nutizera uko gukiranuka kw'Imana nta n'ahandi hantu uzigera ubonera umunezero uretse gupfana agahinda n'amaganya, kandi ukazaruhukira Gehinomu mu muriro utazima w'iteka ryose. Twasoza noneho. Dushimiye rero abadukurikiye. Ariko nawe turagushimiye. Nanjye ndabashimiye cyane. Nukuri mba numvaga mbishaka kubwira abantu icyo nabaye cyo, kuko biranezeza cyane. Ariko n'Imana yagushoboje, n'Imana yanshoboje, natwe ikadushoboza, nayo turayishimiye. Imana ihimbazwe iteka ryose. Amen.